Byo igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, ndabasuje kandi mbahaye ikaze, mbifurije kugubwa neza ku itariki ya munani z'ukwezi kwa gatandatu cyangwa se Kamena mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itandatu. Turagarutse nanone muri studio tugiye kureba amakuru y'ingenzi kandi amakuru agezweho, ariko mbere na mbere muri iki gitondo reka mbanze mbifurize kugubwa neza, reka mbanze mbaramutse kandi mu by'ukuri mbahe ikaze ku buryo burambuye muri ano makuru tugiye kuba twagarukaho cyangwa se tugiye kuba twarebera hamwe. Turaza kwibanda kuki cyangwa se ano makuru yacu araza kugaruka kuki muri kino gitondo. Reka nkubwire ko tugufitiye ingingo eshatu zikubiyemo amakuru yose y'ibirimo kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo kugeza kuri uno munota, tuza kugenda tugarukaho zishingiye cyangwa se bigaruka kuri update z'ibigezweho cyangwa se zibikomeje kugenda birushaho gutangazwa. Mbere na mbere banza ukande subscribe, banza ukande like. Ibitekerezo byanyu n'inyunganizi murabizi ko tubyakira ahatangirwa ibitekerezo n'ubundi nk'ibisanzwe muri komenti, ni like ndetse na share, ubundi ukaba wanyarukira no muri group yacu ya WhatsApp. Nshimira abantu mwagiye mu by'ukuri munyarukira muri group yacu ya WhatsApp, tukaba tubana kugeza uyu munsi abasaga 300 rwose tubana muri group yacu ya WhatsApp. Ndizera ko ari umubare kabisa uhagije, ndizera ko n'abandi namwe muri buze kunyarukirayo. FARDC iri kugaba ibitero byo kumunga cyangwa se ibyiswe wall attrition, aho ari mu buryo bwo guca intege M23 kugeza irundutse cyangwa se kugeza itagifite ubushobozi na buke. Turaza kureba uburyo ki igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyateguyemo urwo rugamba, ari nabyo bisobanuro biri kugaragara kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ube hafi kubera ko AFC M23 igomba gutembagazwa kugeza itakikura ku ineye nkuko birimo gutangazwa. Ingabo za Angola zatashye, ikimenyetso gikomeye cyane cy'ibyo igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo gutegura, aho bivuga ko bitakozwe gutyo gusa kubera ko ubu tuvugana Angola biravuga ko yamaze gusesa amasezerano yayo na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'ibiganiro byagombaga guhuza abanyagihugu nyuma y'uko leta y'i Kinshasa isa nkaho yabyanze. Biravuga ko rero ingabo zigera ku 100 zari ziri hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zaturukaga muri Angola zamaze kuba zazinga utwazo zirataha nyuma y'uko zibona ko ibirimo gukorwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nta kintu na kimwe zishobora kuba zakoramo. Ni ikimenyetso ngo cy'ibyo leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ishobora kuba iri gutegura, aho bamwe badatinye no kuvuga ko ari amarenga yo gutegura intambara iteye ubwoba. FARDC yakiye itsinda ry'ingabo ziturutse muri Ukraine ndetse n'Ububirigi. Iri tsinda bikaba bivuga ko ryaje gufasha iki gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gutegura ndetse no gufata pozisiyo z'urugamba mu gutegura intambara ishobora kugera no ku Rwanda, ariko ibyo byose bigahera ku mutwe w'abarwanyi ba AFC M23 muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Uvira ndetse na Fizi, mu bice bya Hopretu ndetse Pre na Ruzizi n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye Minembwe. Ibyo bice cyangwa se icyo nakwita nk'igikombe n'imisozi itari miremire cyane, ibyo bice byakomeje kugongwa ndetse no kwibasirwa n'ibitero bya drone. Bivuga ko ibitero bya drone birimo kugabwa muri tuno duce byahitanye bamwe mu bayobozi bakomeye cyane barimo aba FC M23, barimo abatwirwaneho, ariko bikavuga ko mu bitaro birimo kuvurirwamo inkomere hano muri bino bice hagaragayemo n'abaturage mu by'ukuri basanzwe bo muri kino gice, bivugwa ko bahitanwe n'ibyo bitero. Colonel Serugabo ndetse n'abandi basirikare bakomeye bo muri twirwaneho ngo baba bahatakarije ubuzima, ariko nizera ko mu by'ukuri turi kumwe 5 kuri 5 kubera ko ndakeka ko tugiye kuba twakwinjira mu makuru ku buryo burambuye. Tugufitiye amakuru menshi cyane, tugufitiye byinshi bikomeje kugenda bitangazwa cyangwa se bikomeje kugenda bivugwa hano kuri front line cyangwa se ku birogo imbere ku rugamba, nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse kandi bamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Mu by'ukuri tuza kureba iryo ari ryo. Hanyuma niki kiri gutangazwa n'abarwanyi ba AFC 23 nyuma y'uko wumvise ibirimo kubavugwaho, nibiki byaba birimo gutangazwa n'uyu mutwe wa AFC M23. Turareba ubutumwa bukomeye buherutse gushyirwa hanze n'abarwanyi ba AFC M23 nyuma y'uko kandi uyu mutwe uherutse no gushyiraho ubuyobozi bushya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo.
ibyo benshi bemeza ko bidashobora no kuzatanga umusaruro cyangwa se bitazagira icyo bifasha bano barwanyi ba M23. Muri kino gitondo rero cyangwa se muri ano masaha ya mu gitondo nibyo tugiye kuba twakwibandaho, cyangwa se ibyo ni bimwe mu by'ingenzi tuza kuba tugarukaho mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, tureba uko iyi ntambara ikomeje kuba mu by'ukuri yamera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Colonel Alfred Gashumba biravuga ko uyu Colonel Alfred ndetse no bita Serugabo bari mu basirikare bakomeye batwirwaneho ndetse no mu mutwe wa 23. Bikavuga ko uwitwa Alfred yaba ari niwo mu ngabo z'u Rwanda zari zisanzwe zirimo zifatanya n'abarwanyi ba AFC M23. Abangaba rero ngo ntago byigeze bibagendekera neza kubera yuko iyi weekend dusoje ngo isize ibitero byagiye bigabwa mu myanya igiye itandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, bibahitanye cyangwa se bibambuye ubuzima. Abarwanyi ba AFC M23 bakavuga ko ibitero birimo kugabwa mu bice bigiye bitandukanye byifashishwamo indege birimo biragira ingaruka zikomeye cyane, mu gihe AFC M23 yari yerutse gutangaza ko yafashe ingamba zikomeye cyane zo guca intege ndetse no guhagarika bene bino bitero ubwo barasaga Kisangani, aho bivugwa ko hari ibirindiro bikomeye cyane mu by'ukuri byahagurukirizwagaho zino ndege. Ariko amakuru akemeza yuko hakiri ibikorwa bikomeye cyane birimo kugaragaza ko ibitero bya drone byakomeje no mu myanya igiye itandukanye. Ni ukuvuga ko hari ibitero ngo byarimo guturuka mu gihugu cy'u Burundi birimo kuza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero birimo kuvuga ko rwose ngo hari ibitero birimo gukomeza bihagabwa. Ibyo bitero nibyo byahitanye abo bayobozi. Ibi bitero rero nibyo bise war attrition cyangwa se intambara ya bucece igamije guca intege abarwanyi ba AFC M23 yaje gutangizwa rero hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igisirikare, aho bivugwa ko kuri ubu leta y'i Kinshasa itakifuza kwigarurira imyanya igenzurwa n'inyeshyamba za M23, ahubwo biravugwa ko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo igisirikare cyangwa se ubutegetsi bw'i Kinshasa burifuza kwambura intege zose uyu mutwe wa 23 ufite, ariko bigakorwa binyuze mu ntambara. Biravugwa ko AFC M23 ishobora kuraswaho kugeza ku rwego izaba itagifite ubushobozi na bukeya bwo kuba yanahunga cyangwa se yabasha kwikura mu bice izaba irimo, bityo bikavuga ko abenshi muri abarwanyi bashaka no gufatirwa muri iyo myanya. Biravuga ko ibirindiro bya M23 byose ifite muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru hari gahunda yuko bigomba gushyirwa ahagaragara, hanyuma ibyo birindiro bigashyirwa hasi. Ndetse bivugwa ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kitifuza na gato ko hari umurwanyi wacyo cyangwa se umusirikare watakariza ubuzima muri bino bitero. Dukurikije n'ibyatangajwe na Marcus Kaymongoba, ntabwo yigeze arekarama cyangwa se avuga ko hari ibitero barimo gutegura cyangwa se haba hari imirwano barimo gutegura ishobora kwibasira imyanya y'abarwanyi ba AFC M23. Nyamara yari yavuze ko uno mutwe ukomeje kugenda urenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, bimwe mu biherwaho bishimangirwa. Rero uru rugamba uburyo rumeze ni ukuvuga ngo ibikoresho byose bya M23 bigomba gushyirwa hasi, guhera ku bisasu ndetse amamodoka, ibirindiro byabo ndetse n'ubundi bushobozi bwose izi nyeshyamba zifite, hari ukurasa abarwanyi ndetse n'ibindi byose nkenerwa bifasha abarwanyi ba M23. Hanyuma bamara kwamburwa byose rero ngo nibwo hazatangira urugamba rukomeye cyane rwo kuba mu by'ukuri bafata ibice bigiye bitandukanye. Bivuga ko AFC M23 yageze nubwo itega Kinshasa ibice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ngo irebe ko iki gihugu mu by'ukuri cyagerageza kubyigarurira, hanyuma bakabasha kuboneraho bitewe n'uko byari ibice bifunguye cyane kandi by'imitego. Ariko kubera ko ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kidafite gahunda yo gufata ibice, ibyo bice bagiye babyihora cyangwa se ibyo bafashe nabyo bagakora icyo twita reprise strategique. Muzi amategeko aherutse gutangwa cyangwa se mu by'ukuri
ibwiriza riherutse gutangwa na Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse n'urwego rwa gisirikare, ubwo abarwanyi ba Wazalendo bendaga gufata Rubaya bageze muri kilometero 3, bageze muri kilometero 8, bagasabwa gusubira inyuma byihuse bakarekura uduce twa Runigi aho bita Cyugi ndetse n'ahandi mu myanya igiye itandukanye. Ariko ibyo bikaba byarakozwe nyuma y'uko AFC M23 yari yatakaje umubare mwinshi w'abarwanyi, umubare mwinshi w'ibikoresho, ndetse wari washoyemo amafaranga menshi cyane kuko hazanye abasirikare bakuye muri Kivu y'Amajyepfo no mu yindi myanya hagezwe ibikoresho. Ibyo ngibyo rero nibyo leta ya Kinshasa ngo yaba irimo yifuza ko ibyo byose AFC M23 igenda ikoresha cyangwa se yifashisha umunsi ku wundi, ibizana ikabikoresha, ubundi bushobozi ifite bukarangira. Kubera yuko amakuru aravuga yuko cyangwa se amakuru aremeza ko FARDC ntago ishaka gufata imyanya cyangwa se ntago gishaka kwigarurira ibice bigenzurwa na AFC 23, irashaka gukomeza kurasa ibice bigenzurwa n'uyu mutwe cyangwa se ahari birindiro hose hagenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Icyo gikorwa rero cyamara gutanga umusaruro bivugwa ko aribwo igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri hazabaho uburyo bwo gufata iyi myanya. Ibi rero ngo biragira ingaruka zikomeye cyane kuri 23, kubera ko AFC M23 yiringiye ko wenda mu by'ukuri izagenda itega amamuskade cyangwa se ikumva ko nyine ari urugamba nk'ibisanzwe cyangwa se ari imirwano nk'isanzwe, ariko barimo gutungurwa no kuba babona imwe mu myanya iri kujya gufatwa igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kugenda kiyigeramo ubundi kigasubira inyuma, hanyuma ahubwo ugasanga batakarije umubare mwinshi, ndavuga AFC M23, ibitero by'amadrones, ndetse ugasanga igikurikiyeho igitero kirabaye ariko nta bice birimo gufatwa. Ibi ngibi nibyo murimo kubona ku rugamba. Rero ibi biravuga ko ari intambara yateguwe yo guca intege abarwanyi ba AFC 23 kugeza uyu mutwe wemeye gushyira ibikoresho ndetse uzaba usigaranye hasi nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero biravugwa ko ibi bikorwa ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo gutanga umusaruro, ariko nanone ku kigero FARDC yari yifuje ko ibi bikorwaho cyangwa se yari itegerejemo umusaruro w'iyi operation, ntabwo ngo biragira 100%, ahubwo bikatangazwa ko cyangwa se bikavugwa ko FARDC ikirimo gushyira ingufu z'umurengera muri bino bikorwa. No kuvuga ngo nibyo bitero bya drone muri kumva zirimo kugabwa mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na muri Kivu y'Amajyaruguru, Nkokwe, Katoyi, Minembwe, Mpre na Ruzizi ndetse n'ahandi mu duce tugiye dutandukanye, kugeza muri teritwari ya Walikale. Ngira ngo murabizi ko ari uko bimeze cyangwa se nuko byifashe. Ni ibitero bigenda biba, ariko ukabona ko mu by'ukuri ibyo bitero bikomeje kugenda biba bitarimo kugera ku musaruro uhamye cyangwa se bitagenda bitanga umusaruro uhamye nk'uko amakuru atugeraho arushaho kugenda abitangaza. Rero hategerejwe umusaruro w'ibi bitero ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ku ruhande rw'inyeshyamba za 23 bakomeje gutangaza yuko ibi bitero bigira ingaruka zikomeye cyane ku mibereho y'abaturage, kubera ko mu bitero bya drone cyangwa se by'indege zitagira abapilote bigenda bigabwa birimo birangiza ngo ibice bituwe cyane n'abaturage. Hari andi makuru akomeje kujya ahagaragara mbere yuko tunagaruka ku bijyanye n'ingabo za Angola ndetse n'ingabo z'Ababiligi, ingabo za Ukraine n'amapozisiyo akomeye cyane arimo gufatwa n'abasirikare ba leta ya Kongo. Reka nkwinjize mu makuru. Haravugwa abaturage n'abarwanyi ngo bataye ibikoresho bya gisirikare, abandi bakambuka berekeza mu Rwanda. Aya makuru waba uyaziho iki? Reka nyakomozeho. Uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubuyobozi muri rusange bamaze gutangaza ko babonye amakuru avuga ko mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa yuko ngo kuri uyu munsi ahazwi nko kuri borone ya 13, ubwo twavuga ko ni ku munsi w'ejo kuko twamaze kugera ku itariki ya 8, kandi aya makuru nayo ku itariki 7 ngo habonetse imyambaro ya gisirikare n'intwaro byatawe na bamwe mu bantu bari bafitanye isano n'umutwe wa AFC M23, nk'uko amakuru yatangajwe n'abayatangaje abivuga. Bamwe mu rubyiruko rwari rwinjijwe muri uwo mutwe ngo baba barataye ibikoresho byabo bya gisirikare mbere yo kwambuka umupaka berekeza mu Rwanda.
aya makuru kandi avuga ko hari na bamwe mu rubyiruko rw'abanyekongo bivugwa ko bavuye aho bari bari bakaburirwa irengero ryabo. Abatangaje ayo makuru bavuga ko impamvu yaba iri inyuma y'iki gikorwa harimo ibibazo byo kutishyurwa imishahara, ibura ry'ibiribwa ndetse n'ubwoba buterwa n'igihombo cy'abarwanyi benshi bivugwa ko baguye ku rugamba mu minsi ishize mu mirwano yagiye iba. Nk'uko ayo makuru abisobanura, bamwe mu barwanyi ngo bamaze igihe binubira ko batabona umushahara ku gihe, ibintu bivugwa ko byabaye byaragize ingaruka ku myitwarire no ku bushake bwo gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Hanavugwa ikibazo cy'inzara n'ibura ry'ibikoresho by'ibanze bikenewe mu mibereho ya buri munsi, ibintu byaba byaratumye bamwe batekereza kuva mu mitwe yitwaje intwaro. Ikindi gikunze kugarukwaho ni amakuru y'uko imirwano yabaye mu bihe bitandukanye yaba yarahitanye umubare munini w'abarwanyi, bikaba byarateye impungenge n'ubwoba mu basigaye. Abo batangaje aya makuru bavuga ko uku gutakaza abantu benshi ku rugamba byagize uruhare mu gutuma bamwe bahitamo guhunga cyangwa kureka ibikoresho bya gisirikare. Ku rundi ruhande, amakuru akomeza avuga ko mu gace kegereye ikibuga cy'indege cya Goma, aho hasanzwe harangwa ibikorwa bya gisirikare n'abasirikare benshi, kuri ubu ngo hagaragara umubare muto cyane w'abarinzi. Abatanze aya makuru bavuga ko kuri ubu ngo hagaragara umusirikare umwe gusa ku irembo ry'icyo kibuga cy'indege, bitandukanye n'uko byari bisanzwe mbere. Gusa kugeza ubu nta rwego rwemewe rwaba urwa AFC M23 cyangwa se urwa leta ya Kongo cyangwa urw'u Rwanda ruragira icyo rutangaza kuri aya makuru. Ntiharaboneka kandi ibimenyetso byigenga byemeza cyangwa bihinyuza ibyavuzwe ko ita ry'ibikoresho bya gisirikare, ku guhunga kw'abarwanyi cyangwa se ku mpinduka zivugwa mu mutekano wo ku kibuga cy'indege cya Goma. Abasesenguzi bavuga ko mu bihe by'intambara n'amakimbirane amakuru nk'aya akwiye gufatanwa ubushishozi, kubera ko hari igihe amakuru atangazwa n'umuntu ariko akaba yaba yifitiyemo inyungu ze ku giti cye. Gusa hari amafoto yagaragajwe y'ibikoresho birimo ibisasu bya Launcher 7 ndetse n'ingofero ya gisirikare hamwe n'imyambaro bivugwa ko byatawe na bano barwanyi. Rero bivugwa ko baba bahunze urugamba, nk'uko amakuru yatanzwe n'umwe mu bavuga ko babashije kuyahabwa nyine yaje kubishyira hanze, avuga ko aya makuru yahawe n'abaturage. Ikindi rero kirimo gutangazwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo z'igihugu cya Angola zari zaraje hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, biravuga ko zaba zazenze utwazo maze zirataha, ndetse kandi bikavugwa ko ingabo zigera ku abasaga 100 ari bo batashye ku mwuzo wa mbere nyuma y'uko baherutse kugera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo hatangajwe impamvu yaba yihishe inyuma yo kuba aba basirikare bavuye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko biratangazwa yuko mu by'ukuri bikekwa ko byaba ari ibibazo biri hagati yo kutumvikana ku bijyanye n'amasezerano. Uruhande rw'Kinshasa rwifuzaga ko akorwa ariko agakorerwa hanze y'igihugu, ndetse Angola yo ikaba yarifuzaga ko aya masezerano akorerwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu bijyanye n'ibiganiro kuri rero bavuga ko biturutse kutumvikana hagati y'impande zombi byaba ari byo byihishe inyuma mu by'ukuri yo gusubira inyuma kw'ingabo za Angola. Ariko nanone biravuga ko hari inama zikomeje kuba, kubera ko no ku munsi w'ejo bavuga ko hari inama yabaye yahuje uruhande rwa Kinshasa ndetse na Angola, aho bicaye ku meza baganira ibigomba kuba byakorwa. Gusa nanone bikavuga ko ubutaha kw'ingabo za Angola ziva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaba ari ikimenyetso simusiga kigaragaza cyangwa se cyerekana ishusho y'uko uruhande rwa Kinshasa rudafite gahunda y'ibiganiro cyangwa se rwamaze kuva mu murongo w'ibiganiro. Akaba ariyo mpamvu Kinshasa yaba mu by'ukuri yaratangaje byinshi ku bijyanye na Angola, noneho Angola igasuzuma ikabona ko itagikenewe cyangwa se ibyo yaharaniraga ko bikorwa ikabona ko Kinshasa itazigera bikora, bityo igafata iya mbere yo kwivira hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hakiri kare, cyangwa se navuga ko inzira zikigendwa. Amakuru ahamye neza yuko kuri ubu ngubu
amakuru ahamya neza ko kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza amagingo aya ngaya ibyo biremezwa kubera ko ubu tuvugana Angola ubwo yari irimo ikura ingabo zayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, biravuga ko ngo zaje kubisikana n'abaturutse muri Ukraine ndetse n'abandi baturutse mu Bubiligi batumijweho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abaje gutanga umusada cyangwa se gutanga ubufasha ku bijyanye n'imikoranire hagati na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Baravuga ko ngo aba bitezweho kuzajya bafasha FARDC gukurikirana amapozisiyo agiye atandukanye y'ahabera imirwano cyangwa se y'ahakorerwa urugamba, ariko ku bijyanye no gushyiraho ibisasu biremereye cyangwa se biravugwa ko abangaba bifashishwa mu kuzajya bamenya imyanya izajya ishyirwamo ibibombe cyangwa se ibitwaro biremereye by'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kubera ko ngo FARDC yamaze gutangiza uwo murongo wo gushyiraho ibitwaro mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu amakuru avuga yuko hari abagera ku baturutse mu Bubiligi 7 ndetse n'abandi baturuka muri Ukraine bataramenyekana. Bivugwa ko rero iri tsinda ry'ingabo zaturutse muri Ukraine n'Ububiligi zigomba gufasha ingabo gufata pozisiyo z'urugamba mu gutegura ibitero ku nyeshyamba z'umutwe wa 23, ndetse si bo bonyine gusa n'indi mitwe bakorana, ariko bikavuga ko nyamara ngo ibitero birimo gutegurwa n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari ubwoba bw'uko izo pozisiyo barimo bagerageza gufata cyangwa se iyo myanya bakomeje kugenda bateguramo ibitero, haba hari gahunda y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yashaka ko ibyo bisaso cyangwa se ibyo bitero bizagera no ku ruhande rw'u Rwanda. Gusa aya makuru yagiye atangazwa na bamwe mu bakurikiranira hafi ibijyanye n'amakuru mu burasirazuba bwa Congo, ariko ntabwo bigeze bemeza ko hari proof zifatika zigaragaza ko koko ibyo barimo kuvuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yaba irimo kugerageza kubitegura, kubera ko iki gihugu cyangwa se navuga ko uru ruhande rwa Kinshasa narwo ntabwo rwigeze ruvuga ko ibyo bigeze babitegura cyangwa se bigeze bagerageza kubishyira mu bikorwa, ariko amakuru y'ibijyanye no gutegura urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo byo birimo biragenda bitegurwa cyangwa se byakomeje kugenda bikorwa. Ibitero birimo kugabwa muri Kivu y'Amajyepfo byakomeje kwamaganwa n'abashyigikiye umutwe w'inyeshyamba za 23, aho batangaje yuko ibi bitero birimo gukorwa mu mihana ituwe n'abanyamurenge birimo kugira ingaruka zikomeye cyane cyangwa se navuga ko zidasanzwe hano muri Kivu y'Amajyepfo. Biravuga ko ibi bitero nyuma yuko hari amakuru avuga ko ngo byaba byahitanye bamwe mu bayobozi batwirwaneho, amakuru amaze gushyirwa hanze n'umutwe w'abarwanyi ba 23 bamaze gutangaza yuko ngo ibyo bitero byagabwe hano muri ino myanya byahitanye abaturage b'abasivile, ndetse bemeza ko hari n'umudamu ndetse n'abana 2 byakomerekeje, aho hari umwana uvuga ko cyangwa se abana bivuga ko ngo ibisasu byabakomerekeje byabasanze aho bari bihishe mu mirima, bityo inyeshyamba za 23 zikaba zatangaje yuko zitarimo kwishimira iri korwa ry'ibitero birimo kwibasira imyanya ituwe n'abaturage. Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'abarwanyi ba AFC 23, yashyize hanze ibijyanye n'izi nkuru z'ibitero bavuga ko birimo kugabwa muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse umutwe wa 23 wongera gusaba yuko amahanga n'isi yose bahaguruka bakarwanya ibi bitero bavuga ko ari iby'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo birimo kwibasira imyanya ituwe n'abaturage mu bice bigiye bitandukanye. Gusa abenshi bakavuga ko ni muri bwa buryo nyine bwo guca igisirikare cya 23 intege, ariko nanone ntabwo byumvikana guca intege igisirikare wibasira ibice bituwe n'abaturage. Abasivile 2 ngo bishwe, abandi 7 barakomereka nyuma y'ibisasu byarashwe mu duce twa Bidegu ndetse na Irundu. 23 ikavuga ko ibyo bisasu byarashwe bitarobanura cyangwa se byarashwe no mu baturage. Ibi rero bikaba byabaye ku cyumweru tariki 7 Kamena hagati ya saa 9:15 na saa 9:50 z'amanywa,
nibwo havuzwe ibitero by'ibisasu byagabwa mu duce dutuwe cyane Bidegu ndetse na Irundu, aho amakuru aturuka ku ruhande rwa M23 avuga ko cyakozwe n'ingabo zifatanyije na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga icyo gitero nk'uko aya makuru abivuga, icyo gitero ngo cyahitanye abantu 2 b'abasivile, mu gihe abandi 7 bahakomerekeye bikomeye. Mu bakomeretse harimo abagore n'abana, ibintu byatumye abaturage bo muri utwo duce bagira ubwoba, ndetse bamwe batangira guhunga ingo zabo bashaka ahantu hatekanye bakwegeye ku musaya. Muri uko guhunga rero biravuga ko hari bamwe bagiye bahura nabyo. Aho igitero cyabereye ni ahantu hasanzwe hatuwe n'abaturage benshi nk'uko bikomozwaho n'inyeshyamba za 23, bityo kuba ibisasu byaraguye muri utu duce ngo bikomeze guteza impungenge ku mutekano w'abasivile. Abaturage bavuga ko ibikorwa by'intambara bikomeje kubagiraho ingaruka zikomeye, birimo gutakaza ubuzima, gukomereka ndetse no gusenyerwa ibyabo. Bikavuga ko abaturage babayeho mu bwoba hakurikijwe amakuru yatanzwe n'inyeshyamba. Ku ruhande rwatangaje aya makuru rwamaganye icyo rw'isi ibitero bigabwa ku baturage b'inzirakarengane, ruvuga ko bikomeje guteza ibibazo by'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu mu bice byibasiwe n'imirwano. Rwanagaragaje ko hakenewe ko amahanga n'imiryango mpuzamahanga ikurikirana iby'iki kibazo by'umwihariko kugira ngo harindwe ubuzima bw'abasivile. Icyakora kugeza ubu nta tangazo rirashyirwa ahagaragara n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa n'igisirikare cya FARDC rigira icyo rivuga kuri aya makuru cyangwa ngo risobanure ibyavuzwe kuri kino gitero barimo gushinjwa na M23. Mu gihe amakuru ava ku mpande zihanganye akunze kuvuga ko mu by'ukuri ibi bitero bavuga ko ngo hari ibitero bigabwa n'abarwanyi ba M23, ariko umutwe wa 23 wakunze kuvuga kenshi ko ibi bitero birimo bibangamira abaturage mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'ahandi mu yindi myanya igiye itandukanye. Haracyategerejwe rero iperereza ririmo gukorwa kugira ngo hamenyekane byinshi byihishe inyuma kuri ano makuru. Muri teritwari ya Walikale, kano gace karimo kuvugwamo amakuru y'imirwano, naho urugamba rwongeye kugerayo cyangwa se rwongeye kuba rwaba imberenge mu buryo bugaragara. Hari amakuru ari kugaragara imbere yacu hano, ngira ngo nabyo mbikomozeho. Ibyo muri Walikale ibyo ni ibiki? Wazarino bavuga ko bagabye igitero cyateye igihombo ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 ahitwa Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi ba Wazarendo batangaje ko bagiranye imirwano ikomeye nabo bavuga ko ari inyeshyamba z'umutwe wa 23 bashinjwa gufashwa n'ingabo z'u Rwanda aho bita Ihura mu teritwari ya Walikale kuri iki cyumweru tariki 7 Kamena. Bivuga ko aribwo ibi bitero byagabwe na Wazarendo. Nk'uko amakuru yatangajwe na Wazarendo bivuga ngo iyo mirwano yabaye nyuma y'icyo bise igerageza ryo kwagura ibirindiro ndetse no kurenga imirongo y'ubwirinzi yari isanzwe igenzurwa n'impande zihanganye muri ako gace gafite akamaro mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Wazarendo bavuga ko muri iyo mirwano bashoboye guteza igihombo gikomeye ku ngabo bahanganye nazo. Icyakora nta mibare irambuye y'abaguye cyangwa se abakomeretse yatangajwe, kandi ayo makuru ntarigera yemezwa n'ahandi, gusa Wazarendo bamaze kubyemeza. Ihura aka gace ka Ihura kari mu bice bimaze igihe birangwamo ibikorwa bya gisirikare ndetse n'imirwano ihuza impande zitandukanye ziri mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo mirwano ikunze kugira ingaruka ku baturage, harimo guhunga ingo zabo, guhagarika ibikorwa by'ubukungu ndetse no kwiyongera ku bibazo by'ubutabazi. Kugeza ubu nta tangazo rirashyirwa ahagaragara n'u Rwanda cyangwa se n'umutwe wa M23 rigira icyo rivuga kuri ibi birego bya Wazarendo. Kubera iyo mpamvu amakuru yatangajwe mu by'ukuri bivugwa ko hari yatangajwe na Wazarendo. Abasesenguzi mu bijyanye n'umutekano bavuga ko imirwano ikomeje kubera mu turere twa Walikale, Masisi, Rucuru ikomeje kongera umwuka mubi mu burasirazuba bwa Kongo, aho ibikorwa bya gisirikare bikomeje kubangamira gahunda zose zigamije gushaka amahoro arambye muri aka karere. Mu gihe impande zitandukanye zikomeje gutangaza intsinzi ku rugamba, abaturage bo bakomeje kuba bahura n'ingaruka zikomeye z'intambara, zirimo gutakaza ubuzima, kwimurwa mu byabo ndetse no kubura serivisi zigiye zitandukanye zibanze. Hari impungenge ko niba imirwano ikomeje kwiyongera, ikibazo cy'ubutabazi n'umutekano w'abaturage gishobora kurushaho gukomera hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibikorwa rero bikomeje kumvikana by'imirwano nk'uko amakuru aturuka muri iyo myanya arimo kurushaho kugenda abigaragaza. Tugarutse rero muri Kivu y'Amajyepfo,
mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu myanya igiye itandukanye. Ngira ngo murabyumvishe rero ibyo leta ya Kinshasa irimo gutegura ndetse n'ibyo iri kuvugwaho. Abenshi batangiye kwishimira ko irimo kwinjira mu rugamba bavuga bati rwose mu dutikura AFC M23. AFC M23 ikomeje kugaragaza ko ibitero birimo kugabwa byibasira imyanya ituwe n'abaturage, ibyo bakunze kugaragaza ko mu by'ukuri batishimira cyangwa se bitabanezeza. Hanyuma reka njyewe aya makuru mbe nyasubikiye aha ngaha, mbabwire ko tuza gukomeza uyu munsi wose tureba amakuru ku buryo burambuye, yaba hano kuri John Info ndetse no kuri Chiko Info. Nyemerera kandi subscribe, ubundi tuze kurushaho gukomeza kugenda tubana muri bino biganiro n'amakuru ku ngingo zose z'amakuru ndetse ziza gukomeza kugenda zijya ahagaragara.